Ubunyobwa ni kimwe mu biribwa abantu benshi bakunze gukoresha cyane mu mirire, bukaba bukoreshwa mu buryo butandukanye harimo kubukaranga, kubuteka ari isosi n'ubundi buryo bwinshi bugiye butandukanye. Ubunyobwa nabwo bushyirwa mu cyiciro kimwe nk'ibishyimbo cyangwa se amashaza, gusa bwo busa nk'ubwihuta mu gukundwa n'abantu benshi kandi bukaba bugizwe n'amavuta. Uhaye ikaze ukurikiye The Real Shema TV, nongeye kubitsa gumya kuri subscribe kugira ngo dukomeze kudushyigikira umunsi ku munsi mu biganiro tubashyiriraho buri munsi. Abantu benshi bazi ko ubunyobwa ari bwiza ku bagabo gusa, ariko ntabwo ariko biri. Ntabwo ubunyobwa ari bwiza ku bagabo gusa, ndetse n'ubunyobwa ni bwiza ku gitsina gore ndetse no ku bana. Ngiye kukubwira imimaro igiye itandukanye y'ubunyobwa, ndetse uretse kuba ari bwiza ku bagabo gusa no ku bandi bantu bose, ubunyobwa bwaba bwiza cyane. Nk'uko ubushakashatsi bwabishyize hanze hamwe n'ikigo cyitwa Healthline, bugaragaza ko harimo umumaro mwinshi w'ubunyobwa abantu batabasha gusobanukirwa kandi w'ingenzi cyane ku buzima bwabo. Ubunyobwa ni kimwe mu bifasha amaraso gutembera neza mu mubiri, nk'uko ubushakashatsi bugaragaza ko umuntu ubasha kurya ubunyobwa buhoraho aba yongereye amahirwe yo gufasha amaraso ye mu mubiri gutembera neza. Ibi bikaba bifasha umutima gukora neza no kongera ubudahangarwa bwo kurinda indwara zawo. Ubunyobwa kandi bwongera ubudahangarwa bwo kurinda kanseri zitandukanye. Abahanga mu buzima bagaragaje ko ubunyobwa bufasha kugabanya ibyago byo kurwara kanseri z'ubwoko butandukanye kubera phytosterol zibonekamo ubunyobwa. Kurya ubunyobwa bigabanya ibyago byo kurwara diyabete mu bwoko bwa kabiri, ikunda kwibasira cyane igitsina gore. Ibi bikaba biterwa n'uko mu bunyobwa harimo intungamubiri zikungahaye ku butare bwa manganesium n'ibyitwa fibre. Ibyo byombi bikaba bigira akamaro mu kurwanya iyi ndwara. Kurya ubunyobwa kandi bifasha umwijima gukora neza. Ubunyobwa bugira ubutare na vitamine bitandukanye harimo zinc, manganese, cuivre, vitamine yo mu bwoko bwa mbere na B yo mu bwoko bwa gatatu. Manganesium, vitamine E, potassium, fer, selenium. Ibi byose bikaba ari ngombwa mu mikorere myiza y'umubiri wa muntu muri rusange, kandi bikanarinda umwijima kuba wagira ibyago byo kurwara. Ubunyobwa kandi bufasha imitsi yo mu mubiri gukora neza nta kibazo, kandi n'inanirwe akenshi bikunda kwibasira abantu bakuze. Ubunyobwa kandi bwigiramo ibyitwa folate cyangwa se vitamine B9. Iyo ikaba igira uruhare rukomeye mu irema ry'utunyangingo dutandukanye tw'umubiri w'umuntu, harimo na za globule. Ibi bikaba bigira uruhare runini mu gufasha imitsi kuba yabasha gukora neza no gutembereza amaraso mu mubiri. Ubunyobwa kandi bwongera ubudahangarwa bw'umubiri bwo komora inguma cyangwa se ibise. Mu bunyobwa habamo vitamine B9, ikaba igira uruhare mu irema ry'utunyangingo cyangwa se imbaraga nyinshi zo kubasha gukiza ibisebe umuntu ashobora kuba yagira. Ubunyobwa kandi bufasha umwana uri mu nda gukura neza, nk'uko ubushakashatsi bwagaragaje ko umwana uri mu nda iyo abonye intungamubiri zivuye mu bunyobwa umubyeyi we umutwite yariye, bimufasha gukura neza cyane kandi agakura afite ubuzima bwiza nta kibazo afite. Kandi nk'uko abashakashatsi bagaragaje ko kurya ubunyobwa ntabwo ari ku bantu bakuru gusa, ndetse no ku bana ni ingenzi cyane, kuko mu bunyobwa habamo ibyo kurya byabasha naho kubatunga, bakabasha kuba babasha kubaho neza no mu mikurire yabo nta kibazo. Ushimiye wowe wari ukurikiye The Real Shema TV, nongeye kwibutsa gukora subscribe kuri wowe utarayikora kugira ngo tugumya tubane mu buzima bwa buri munsi, ndetse n'ibyo tubashyiriraho umunsi ku munsi. Murakoze.